Mu karere ka Muhanga hongeye kumvikana urupfu rw'umugabo rwongeye gutera benshi ubwoba ndetse runabahahamura. Uyu mugabo witabye Imana bivugwa ko yaba yishwe n'abagizi ba nabi bakamwica bakoresheje ubugome bw'indengakamere nka bwa bundi bwakoresheje mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Ni amakuru yongeye kumvikana mu gihugu cy'u Rwanda asakara hanze y'igihugu cy'u Rwanda y'urupfu rw'umugabo rwongeye gutera benshi ubwoba ndetse rukanabahahamura. Bamwe mu abagore baba mu Rwanda bashyigikiye umutwe witwaje intwaro wa FDLR wasize cyangwa se urimo abasize bakoze jenoside mu Rwanda, bavuze ko bakomeje kugenda bajya kwiteza inda hanze cyangwa se muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo bakomeze babone icyororo. Ni amakuru yumvikanye ubwo umuryango ushinzwe kurwanya jenoside wavuze ko hano mu Rwanda harimwo abashyigikiye cyangwa se abaturage bashyigikiye umutwe w'iterabwoba FDLR, ndetse muri bo harimo n'abagore bakomeje kujya kwiteza inda ku barwanyi ba FDLR kugira ngo bakomeze kubona icyororo. Amakuru yizewe kuri ibi ngibi arabisobanura neza avuga ko hano mu Rwanda harimo abantu bagifite ingengabitekerezo ya jenoside, by'umwihariko bakigendera ku moko, harimo amoko y'ibigendanye n'Abahutu ndetse n'Abatutsi nk'uko bikomeza kugenda bivugwa. Ni iperereza ryakozwe ku munsi w'ejo bundi nk'uko byatangajwe na guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda. Byose tugiye kubyumvira muri kino kiganiro uko bimeze. Ese abangaba bashyigikiye abakoze jenoside cyangwa se abarwanya igihugu cy'u Rwanda ni bande? Barashaka iki? Ese leta ibafashe yabakorera iki? Ese aba bagore bo bajya kwiteza inda? Ese nibyo cyangwa si byo? Byose turaje tubyumvira muri kino kiganiro. Uyu mugabo wishwe akicwa urw'agashinyaguro ndetse akanicwa nabi hano mu karere ka Muhanga, we yazize iki? Ese byagenze bite? Byose tugiye kubyumvira ngaha kuri Zaf TV Info Rwanda. Niba rugamije ugeze ko n'umuyoboro wa Zaf TV Info Rwanda, kandi subscribe n'abitse kandi kunzogera bizajya bigufasha kubona amakuru yacu dukomeza kugenda tugukorera umunsi ku wundi. Ni amakuru tugiye kurebera ahangaha rero kuri no YouTube channel, kuri no muyoboro. Niba rugamije uhageze n'ugenda udakanze subscribe, reka duhere ku rupfu rw'uyu mugabo, turaza gusoreza kuri abangaba bagishyigikiye umutwe umutwe FDLR witwaje intwaro. Abaturage bo mu mudugudu wa Nyarukyamu ya mbere akagari ka Kagahogo umurenge wa Nyamabuye bari mu gahinda kubera urupfu rw'uwitwa Nzayisenga Claude basanze yapfuye mu nzu yari acumbitsemo. Abaturage baherukaga nyakwigendera ku cyumweru tariki ya 2 Werurwe 2025 ubwo bakusanyaga amafaranga yo kwishyura amazi n'umuriro aho bacumbitse. Uwamurera Angelique, umwe mu baturanyi ba Nzayisenga, avuga ko kuva icyo gihe atongeye kumubona yavaga mu kazi atinze. Ati Nzayisenga yabaga wenyine kuko yari yaratandukanye n'umugore mu bihe byashize. Uwamurera yabwiye Zaf TV Rwanda ko basanze isazi zituma ku muryango na ku idirishya n'akadirishya kari aho hafi y'aho acumbitse. Babanje gukeka ko yaba ari imbeba cyangwa injangwe yahapfiriye kubera umunuko. Ati nahise ntabaza umugabo azana n'abandi basanga urugi rurakingiye imbere, bazengurutse idirishya bararikingura basanga Nzayisenga yapfiriye mu nzu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Gahogo Rwabigwi John yavuze ko basanze koko nyakwigendera yashizemo umwuka. Avuga ko bakeka ko nyakwigendera ashobora kuba yarazize kubura umwuka kubera iyo nzu ikodeshaga yari ntoya cyane. Ati twasanze inzu n'idirishya bikinze kandi nta mwuka winjiragamwo, dukeka ko aricyo cyamuhitanye. Gitifu Rwabigwi yavuze ko bahise batabaza umugore we batabanaga ndetse n'umuryango we wa bugufi. Inzego z'umutekano z'ibanze zahageze zica urugi kugira ngo zikuremwo uwo murambo wa nyakwigendera. Nzayisenga Claude wari ufite imyaka 33 y'amavuko yaje gutandukana n'umugore we mu buryo butemewe n'amategeko. Umurambo we wajyanywe mu bitaro bya Kabgayi gukorerwa isuzumwa kugira ngo hamenyekane icyaba cyaramwishe bya nyabyo. Ngayo nguko uwo ni Nzayisenga rero wapfuye apfiriye mu nzu yiwe, umuntu ukore waruzuye mu nzu ariko bagakeka ko ari imbeba cyangwa se ipusi byaba byarapfiriye aho ngaho. Kubera kumera igihe batamubona nibyo byatumye bakeka ko yaba yarapfiriye mu nzu. Bazengurutse rero basanga nyakwigendera yapfiriye mu nzu ndetse yatangiye no kwangirika cyangwa se umubiri we watangiye kubora. Kandi uyu muntu yapfuye cyangwa se ikindi kintu cyose yapfuye murabizi ko kibora. Ihuriro ry'itegeko nshinga n'amategeko rikumira jenoside no kurwanya ihakana n'ipfobya rya jenoside yakorewe abatutsi yabaye umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane AGPF yagaragaje ko mu Rwanda hari abaturage bashyigikiye umutwe FDLR
hakabamo n'abagore bajya kwiteza inda ku bari muri uwo mutwe bavuga ko bashaka icyororo. N'ibikubiye mu icukumburwa ryakozwe na IGPF byagaragajwe kuri uyu wa gatatu tariki ya 5 Werurwe 2025 mu nama nyunguranabitekerezo yahuje abagize inteko ishinga amategeko, imitwe yombi, abayobozi mu nzego zitandukanye n'abanze mu ihuriro ry'imitwe ya politike. Basanze hano mu Rwanda hari kirimo abantu bashyigikiye umutwe w'iterabwoba wa FDL bifuza gukora ubutegetsi bw'u Rwanda, ngo ndetse harimo n'abagore bajya kwiteza inda kuri abo bagizi ba nabi kugira ngo babone cyangwa se bakureho icyororo. Ese byaba ari byo cyangwa se ntago byaba ari byo? Icukumburwa rero nuko kuko ryabyemeje binemezwa na leta. Andi makuru ari buze kubivugwaho cyangwa se azongera kubivugwaho ku bundi bushakashatsi bwakozwe kuri ibi ngibi nzahita nyakugezaho igitaraganya kugira ngo dukomeze kubana. Kandi subscribe kuri no muyoboro bizajya bigufasha kubona amakuru yacu dukomeza kugenda tugukorera umunsi ku wundi. Imana iguhe ibyo kurya, amafaranga ndetse n'ubuzima buzima.